nyemerera nguhe ikaze kuri ya YouTube channel yanyu nk'abanyarwanda muri rusange yigutegurira ndetse ikakugezaho ibiganiro by'ubwenge gusa. Iyi nta yindi ni K7 Magazine. Uyu munsi wa none nk'uko twafashe gahunda yo kugenda tuvuga ku bihugu bikomeye bitewe n'umwihariko w'amateka buri gihugu kigiye gifite, nyemerera uyu munsi nguhe ikaze ku mateka y'uyu munsi y'igihugu cy'Ubudage ikizwi nka Germany mu ndimi z'amahanga. Tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iki gihugu cy'Ubudage kuva ku ngoma ya cyami kugeza kuri uyu munsi wa none. Icyo ngusaba, kanda subscribe kuri utarigeze uyikora ndetse ukore na like kugira ngo ibindi biganiro byose tuba dukora buri munsi ugibona buri uko tubikoze utagombye kujya gushakisha. Reka tubyinjiramo neza. Amateka ya Germany cyangwa se ikizwe nk'Ubudage ni maremare kandi arimo ibice byinshi by'ingenzi kuva ku ngoma ya cyami kugeza ku gihe cy'ubu ngubu aricyo Repubulika. Reka rero turebera hamwe inshamake y'ayo mateka harimo nk'intambara yagiye irwana n'ibindi bintu by'ingenzi. Kugira ngo tuze kubisobanukirwa neza, reka duhere ku gice cya mbere aricyo bwami bw'Abadage kuva mu mwaka wa 962 kugeza mu mwaka w'1806. Ubu bwami bwari bwuzwi nka Holy Roman Empire of the German Nation. Bwatangiye mu mwaka wa 962. Ikindi bwari bwigabanyijemo ibihugu byinshi bigendera ku ngoma ya cyami ariko bihuriye ku mwami umwe watorwaga. Abami b'ingenzi bayoboye kuri iyi ngoma twavuga nka Otto wa mbere, Fidelix, Barbarossa ndetse n'abandi. Ubu bwami bwarangiye mu mwaka w'1806 ubwo Napoleon Bonaparte yarimburaga ubwo bwami. Igice cya kabiri kiraza kutugeza ku bwami bwa Prussia n'iyubaka ry'Ubudage bwa Kisasa mu mwaka w'1871. Otto von Bismarck wari minisitiri w'intebe wa Prussia yateje imbere ishyirwaho ry'igihugu cyuzuye ubumwe cyitwaga German Empire mu mwaka w'1871. Ubudage bwari buyobowe n'umwami Kaiser, umwami wa mbere akaba Kaiser Wilhelm wa mbere. Nyuma ya Wilhelm wa kabiri, iki gihe nicyo cyabaye intandaro y'ubukungu bukomeye n'ubukoloni mu bihugu bya Afurika ndetse n'ahandi. Nyuma y'iki gihe haje kubaho intambara ya mbere y'isi twese tuzi neza ko yatangiye mu mwaka w'1914 ndetse ikaza guhagarikwa mu mwaka w'1918. Germany cyangwa se Ubudage yari mu mpande zari zihanganye n'Abafaransa, Abongereza ndetse n'Uburusiya. Iyi ntambara yaje kurangira Ubudage butsinzwe, hanyuma itakaza ubutaka bwinshi ndetse itsinda Weimar Republic rishyirwaho mu mwaka w'1919. Itegeko nshinga rishya ryashyizweho ariko igihugu cyari cyugarijwe n'ubukene n'imyivumbagatanyo nyuma y'iyi ntambara hanyuma ikanayitsinda. Ubyumvishe neza ko buri gihugu cyose giteje intambara hanyuma nyuma yaho kigatsindwa byanga byakunda gihura n'ingaruka z'ubukungu kuko intambara irasenya ntiyubaka. Nyuma y'uko Weimar Republic itsinze, yaje kuyobora mu mwaka w'1919 kugeza mu mwaka w'1933. Repubulika ya mbere y'Ubudage yashyizweho nyuma y'itsindwa ry'intambara ya mbere y'isi ubwo Ubudage bwatsindwaga. Byarananiwe guhangana n'ibibazo by'ubukungu harimo nk'ihungabana ryo kuva mu mwaka w'1929. Ibi byaje gutuma abaturage benshi batakaza icyizere ku buyobozi bwa Repubulika bwari buriho icyo gihe maze buza guhirwa buvanaho. Nyuma yaho haje kuzaho ubutegetsi bw'Abanazi rero ariko bwayoborwaga n'uwitwaga Adolf Hitler kuva mu mwaka w'1933 buza kuvaho mu mwaka w'1945. Uyu Adolf Hitler
yaje ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu binyuze mu ishyaka rya NSDAP icyitwaga Nazi Party. yubuye igihugu ku ruhu rw'ubunazi, irondaruhu no kwica abayahudi, kizwi mu ndimi z'amahanga nka Holocaust. yateje intambara ya kabiri y'isi yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda ndetse iza guhagarikwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu. iyi ntambara irangirana n'ubutegetsi bwe. Germany cyangwa se Ubudage yigarurira ibihugu byinshi i Burayi kugeza itsinzwe n'ingabo za Allied Force. iyi ntambara ya kabiri nyuma y'uko ibaye yongeye gusenya nanone ubukungu bw'Ubudage ku buryo bugaragara, maze isiga igihugu gisenyutse. nyuma y'iyi ntambara yaje gukurikirwa no gucikamo kabiri k'Ubudage kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. nyuma y'iyi ntambara y'Ubudage, Ubudage bwaje gucikamo kabiri, haza kubaho icyitwa Germany y'Iburengerazuba cyangwa se Ubudage bw'Iburengerazuba, ikizwi mu ndimi z'amahanga nka Federal Republic of Germany cyangwa se Western Germany, yashyigikiwe na Amerika n'Uburayi bw'Iburengerazuba. hanyuma ikindi gice cyitwaga Germany y'Iburasirazuba cyangwa se Ubudage bw'Iburasirazuba, icyari kizwi mu ndimi z'amahanga nka Germany Democratic Republic, East Germany, yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti cyangwa se Soviet Union. Berlin nayo yigabanyijemo ibice bibiri, hanyuma haza kubaka urukuta rwa Berlin ikizwi nka Berlin Wall mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe. birumvikana neza ko nyuma y'uko Ubudage bwiciyemo kabiri, uyu munsi tubuze budacitsemo kabiri ko nyuma yaho bwaje kwihuza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe. urukuta rwa Berlin rwarasenywe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda. hanyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda ibice byombi by'Ubudage byongera kwihuza bigaruka mu gihugu kimwe gifite ubutegetsi bwa repubulika bugendera ku mahame ya demokarasi. nyuma yo kwihuza k'Ubudage, ibi byakurikiye n'Ubudage bwa kijyambere aribwo uyu munsi ubu tuvugana tuzi. Ubudage bwa kijyambere bwatangiye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. ubu ni kimwe mu bihugu bifite ubukungu bukomeye ku isi kandi butajegajezerwa. ni igihugu gikomeye mu muryango wunze ubumwe w'Uburayi ikizwi nka EU ndetse no muri NATO. bugendera ku mategeko ya repubulika ashingiye ku itegeko nshinga rya demokarasi ikizwi nka Blood Justice. icyo ukwiye kumenya ni uko hari intambara enye z'ingenzi zarwanywe n'iki gihugu cy'Ubudage. intambara ya mbere ni intambara ya mbere y'isi yatangijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na kane ndetse iza guhagarikwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi n'umunani. ibi ntabwo byari bihagije gusa ku Budage kuko yongeye kwishandika mu ntambara ya kabiri y'isi ari nayo yayiteje itewe n'uwitwaga Adolf Hitler ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu, ubwo nibwo yahagaritswe. nyuma yaho haje gukurikiraho indi ntambara yo kwigarurira ibihugu binyuranye mu gihe cy'ubwami bwa Prusiya n'ubwa Nazi. nyuma yaho byaje gukurikirwa n'intambara ya kane ariyo intambara y'ubutita ikizwi nka Cold War ku ruhare rwa politiki hagati y'ibice byombi byari bigize Germany cyangwa se Ubudage. reka noneho turebera hamwe nyuma y'uko Ubudage bwiyubatse kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, ubu ngubu ku nganda buhagaze gute. reka rero dukomereza hamwe turebera hamwe amateka y'Ubudage mu bucuruzi n'inganda aza kurangwa n'iterambere rikomeye cyane ryagize uruhare runini mu guhindura icyo gihugu kimwe mu bihugu bikomeye mu bukungu ku isi. reka turebere hamwe hano amateka y'ubucuruzi n'inganda by'Ubudage. nubwo Ubudage bwakoraga intambara nyinshi bukibanda ku gisirikare no kwigarurira imitungo y'ibindi bihugu, bwagize ubukungu bugiye butandukanye. reka turebere hamwe ubundi ubukungu ndetse n'inganda by'Ubudage byatangiye ryari, ubu tuvugana bigeze he. reka duhere ku bihe bya mbere. ibihe bya mbere bigizwe n'inkomoko y'inganda ndetse n'ubucuruzi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani.
Mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani Ubudage bwari bugizwe n'uturere twinshi dutandukanye ndetse buri karere gafite ubwami bwabo. Ibi byatumaga ubucuruzi bwaragendaga bigura intege bitewe n'uko ibi bihugu byombi cyangwa se utu turere tutashyiraga hamwe buri kose kakumva kakwigizaho imitungo yabo. Ubucuruzi bwinshi bwakorwaga muri iyi mijyi yo hanze y'igihugu nka Hamburg ndetse na Bremen. Ibi byaje gufungurira ubucuruzi bwakorerwaga mu nyanja. Hanyuma yaho haje gukorwa ubucuruzi bw'ibiribwa, imyenda ndetse n'ibikoresho by'ibanze. Ibi birumvikana ko haje no kwaguka inganda zibikora. Nyuma yaho haje kubaho igice cy'impinduramatwara y'inganda kizwe nka Industrial Revolution ahagana mu kinyejana cya 19, ubwo ni ukuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na 70. Ubudage bwafashe icyerekezo cy'inganda nyuma y'Ubwongereza. Inganda zitunganya ibyuma, imashini, ibiribwa, imyenda n'imizigo zaratangiye gutera imbere kubera ubucuruzi no gukora ibyo bikoresho byose bikagurishwa ku isoko mpuzamahanga. Reka turebere hamwe noneho umunara w'ubukungu. Ubwami bwa Prusa bwubatse ubutumwa bw'itumanaho ikizwe nka Railways, byorohera ubwikorezi bw'ibicuruzwa maze ubucuruzi buroroha. Nyuma yaho haje kubaho icyitwaga Zollverein. Iyi Zollverein yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na 34, aho umuryango w'ubucuruzi hagati y'uturere tw'Ubudage byaje gukuraho imisoro hagati y'intara zitandukanye, bituma ubucuruzi bworoshywa cyane. Ibi uraza kubyumva neza niwibuka neza ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani nk'uko twabivuze haruguru, Ubudage bwari bwariciyemo uturere kandi buri karere gafite ubwami bwako, bityo gukorana ndetse no guhahirana hagati y'utwo turere twombi hakaza kubaho imisoro. Hanyuma muri uyu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na 34 nibwo imisoro yaje gukurwaho. Reka turebere hamwe igice noneho cy'ubwami bw'Ubudage. Bwatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na 71 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 14. Nyuma y'uko Ubudage bwihuje bugatangira gukorana mu rwego rwo kuzamura ubukungu, inganda ndetse n'ubucuruzi, byabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na 71 igihugu cyahise kiba impamvu y'ihangana ry'ubukungu n'i Burayi bwose muri rusange. Inganda zakomeje mu bucuruzi bw'ibyuma, ikizwe nka staff, imiti, chemical industries n'amabuye y'agaciro. Izi nganda zaje kwaguka cyane. Imiryango ikomeye nka Saint, BASF, Crapi ndetse n'izindi zatangiriye muri iki gihe maze zamura ubukungu bw'Ubudage buratumbagira. Ubudage bwatangiye no kwigarurira amasoko yo hanze binyuze mu bukoloni, ikizwe nka Holonis muri Afurika ndetse n'ahandi. Nubwo Ubudage bwari butangiye kuzamura ubukungu bwabwo, birumvikana ko iki gihe haje gukurikiraho intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi. Iyi ntambara ya kabiri y'isi yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 14 ndetse iza gusozwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 45 ubwo yari irangiranye n'ubutegetsi bwa Adolf Hitler. Izi ntambara zombi zabaye zahungabanyije ubukungu bw'iki gihugu, burahungabana yaba mu buryo bw'ubucuruzi ndetse n'inganda. Bumwe mu buryo bwatumye izi ntambara zombi zigabanya ubukungu bw'iki gihugu cy'Ubudage harimo kuba izi nganda zonyine zarashoboraga kuba zakora ibikoresho by'intambara gusa mwanya wo gukora ibikoresho byoherezwa ku masoko mpuzamahanga. Izitari zishoboye gukora bino bikoresho by'intambara zarafunzwe, izindi zirasahurwa. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi habaye ihungabana rikomeye by'ubukungu, ikizwe nka inflation, itakaza agaciro ry'amafaranga ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 23. Hitler
yazamuye inganda z'ibikoresho by'intambara ndetse bigira uruhare rukomeye mu gutegura intambara ya kabiri y'isi. Nyuma y'umwaka w'1945, nyuma y'uko ubutegetsi bwa Adolf Hitler burangiye, haje kubaho igice cyo kongera kwiyubaka k'Ubudage nk'igihugu cyari kizwi nk'igitangaza mu buryo bw'ubukungu. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ubukungu bwari bwarasenyutse burundu ku buryo bugaragara, nta n'icyizere cyo kongera kuzamuka gihari. Mu burengerazuba bw'Ubudage, cyane ko twibuka neza ko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi haje gucikamo ibice bibiri, Ubudage aho Ubudage bw'uburengerazuba ndetse n'Ubudage bw'iburasirazuba. Hanyuma ku Budage bw'uburengerazuba, ikizwe nka Western Germany mu ndimi z'amahanga, habaye ubwiyongere butangaje bw'inganda n'ubukungu kuva mu mwaka w'1950 kugeza mu mwaka w'1970. Inganda zikomeye zaje gusubukurwa nk'inganda zikora imodoka Volkswagen, BMW ndetse n'izindi. Hakorwaga ibyuma, ingufu, imiti ndetse n'ibindi. Ubudage bwahindutse moteri y'ubukungu bw'Uburayi. Ninkubwira ko ari moteri y'ubukungu bw'Iburayi, uraza kubyumva neza, uza kubona ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikora imodoka nyinshi zikomeye kandi ikindi zihenze. Reka noneho turebera hamwe mu kinyejana cya 20 ubwo Ubudage bwasaga kuba Ubudage bwa kijyambere. Ubudage ni igihugu cya mbere ku isi cyohereza ibicuruzwa hanze kurusha ibindi bihugu byose cyane. Ubyumvishe neza ko bimwe mu bicuruzwa Ubudage bwohereza hanze harimo nk'imodoka za Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ndetse n'ibindi. Ntabwo ari imodoka zonyine zoherezwa hanze, kuko hoherezwayo n'amamashini y'inganda, imiti ndetse n'ibikoresho bya laboratoire, ikizi nka BASF ndetse na BASF. Inganda zishingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga, Industry 40, ubu zaje kujya ku isonga, maze Ubudage burazamuka mu buryo bw'ikoranabuhanga, iterambere rushaho kwiyongera. Ubudage bwibanda cyane ku bucuruzi buke, ariko inganda nyinshi zikorera ku bumenyi gusa. Reka noneho turebere hamwe bamwe mu bakinnyi b'ingenzi mu bucuruzi bw'inganda z'Ubudage. Ku mwanya wa mbere tuza kuhasanga Volkswagen Group. Iyi Volkswagen Group ni group ikora amamodoka muri rusange nk'uko musanzwe muyazi. Abakinnyi ba kabiri ni BASF, uru ni uruganda rukora imiti. Hanyuma ba gatatu ni Siemens, ikizwe nka AG, Electronic Energy System. Hanyuma icya kane ni Bayer, ikizwe nka AG Pharmaceutical. Abakinnyi bo muri iki gihugu bazamuye ubukungu ku rwego rushimishije, ni benshi nubwo twavuga ngo tubarangize, gusa b'ingenzi ni abo ngabo twavuze haruguru. Ubudage se bwaba bwaribanze mu kuzamura ubucuruzi, inganda n'imikoranire ku isoko ry'imari, bukibagirwa gukomeza kuzamura ndetse no kubaka igisirikare cyabo? Reka tuvugeho gatoya ku gisirikare cy'Ubudage. Igisirikare cy'Ubudage cyitwa mu rurimi rw'Ikidage Bundeswehr. Ni kimwe mu bisirikare bikomeye mu Burayi bwose. Amateka yacyo ari n'ibiho bikomeye byahindutse bitewe n'intambara, politiki y'imbere mu gihugu n'uruhare rw'imibanire mpuzamahanga. Dore incamake z'igisirikare cy'Ubudage. Iya mbere, igisirikare cyo mu bihe bw'ubwami. Ubwo ni imbere y'umwaka w'1918. Mu gihe cy'ubwami bwa Prusa, ni igihe cy'Ubudage bwunze ubumwe, n'igihe cy'Ubudage bwunze ubumwe ubwo hari umwaka w'1871 kugeza mu mwaka w'1918. Igisirikare cyari gisumbirije ku ngufu cyane ndetse kinakomeye kandi cyubashywe. Nyuma yaho haje kurikira uwitwaga Kis Wilhelm wa kabiri, yakize ingufu nyinshi mu kubaka igisirikare, byanateye ubwoba Uburayi bwose mbere y'intambara ya mbere y'isi.
cyagize uruhare runini mu ntambara ya mbere y'isi yabaye mu mwaka w'1914 kugeza mu mwaka w'1918, cyane ko cyari kinubakitse cyane ariko cyaje gutsindwa. Reka none turebera hamwe igice cya kabiri, turaza kurebera hamwe igisirikare cyo kuri Weimar Republic ugaga ahani mu mwaka w'1919 kugeza mu mwaka w'1933 kugabanyirizwa imbaraga. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, amasezerano ya Versailles yabaye mu mwaka w'1919 yagabanyije igisirikare cy'Ubudage ku ngabo zitarenze 100,000, nta ndege, nta gisirikare cy'inyanja gikomeye. Igihugu cyari cyambuwe ubushobozi bwo kongera kugira igisirikare gikomeye. Nyuma yaho haje gukurikiraho igisirikare cya Nazi ikizwi nka Wehrmacht. Igisirikare cy'abanazi cyatangiye kuva mu mwaka w'1935 kugeza mu mwaka w'1945. Adolf Hitler yazamuye imbaraga z'igisirikare ku buryo budasanzwe ndetse anirengagiza amasezerano ya Versailles yari yaramaze gusinywa yo kugabanya igisirikare. Haje gushyirwaho igisirikare cyitwaga Wehrmacht kirimo Heer, igisirikare cy'amaguru Luftwaffe, igisirikare cy'ikirere ndetse n'icyitwaga Kriegsmarine, igisirikare cy'inyanja. Ibi byakoreshwaga mu kwigarurira ibihugu no gukora jenoside, icyitwaga Holocaust. Cyari kimwe mu bisirikare bikomeye ku isi icyo gihe. Nkuko tubibona mu mateka ndetse tubyumva, igisirikare ntabwo cyakorwagaho. Nyuma yaho cyaje gutsindwa mu ntambara ya kabiri y'isi yabaye mu mwaka w'1945 nibwo yahagaritswe. Nyuma yaho cyaje gutsindwa mu ntambara ya kabiri y'isi yaje guhagarika mu mwaka w'1945. Reka none turebere hamwe imibanire n'imbaraga z'ubu ngubu. Ubwizanishe riheruka gukorwa mu mwaka w'2024. Ubudage bufite abasirikari bagera ku 180,000 barimo abasivile mu mirimo ya gisirikare. Bajya bagira ikibazo cy'ubushobozi mu bikoresho, ariko hari gahunda yo kongera ishoramari mu gisirikare bitewe n'ibibazo byo muri Ukraine ndetse n'umutekano w'i Burayi. Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikora ubucuruzi buhambaye cyane cyane ku byerekeranye n'imodoka. Ubudage buri mu bihugu bya mbere bitavugirwamo bitewe n'ubushobozi buhambaye bufite, ingengo y'imari bukoresha buri mwaka ndetse n'ubukungu muri rusange. Mwibutse ko twareberaga hamwe amateka y'Ubudage cyane cyane twibanda ku ntambara zabaye, uko zingana, igihe zabereye n'abari bayoboye izo ntambara. Nshimire wowe twabanye kuva ku itangira ry'ikiganiro kugeza kuri uyu musozo wacu. Ibuka kugenda ukoze subscribe ndetse na like kugira ngo ibindi biganiro byose tudakora ujye ubibona buri uko tubikoze utagombye kujya gushakisha. Ndagushimiye wowe twabanye, dusubire mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.